Inshuti bakunzi, inshuti z'umusaraba, bene data bashiki bacu, tubahaye ikaze umuyoboro ijambo rya Imana TV. Twongeye kuguha ikaze wowe udukurikira, dukurikiye aho iherereye hose mu mpande enye z'igihugu, mu mpande enye z'ibyerekezo byose by'isi, aho waba uri hose udukurikiye, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana iguhe umugisha kubwo kudukurikira, kandi ni ukuri turagushimiye. Umuyoboro ijambo rya Imana TV ni umuyoboro unyuzwaho ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe, amazina yanjye ni Emmanuel Nzabonimana. Tugiye kubana muri iki cyigisho cy'ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge Imana dukomeze twinjire mu cyigisho. Mana, turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye ngo tuvuge ijambo ryawe. Turakwinginze ngo ijambo ryawe ritwubake, kandi ijambo rye ryubake abadukurikiye n'abazadukurikira bose. Iri jambo rishorerwe n'ibimenyetso n'ibitangaza bizashorera ijambo ryawe. Umwuka wawe azakorere muri iri jambo, kugira ngo abahinduka bahinduke, kandi abatabarwa batabarwe, abongerwamo imbaraga bazongererwemo. Mu izina rya Yesu, abagushaka bakubone. Turabizi neza ko abantu bashaka Kristo Yesu, aba bagushaka bazakubone muri iri jambo, kandi umuntu wese umuzamuriye kwizera kugira ngo abashe gusukira Mwami Imana yacu ubuntu bwawe. Urakoze cyane ko mfishe gusenga kwacu, uduhane umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira bose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Tubahaye ikaze nanone ku ijambo rya Imana TV. Tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana, ariko turagira ngo tubwire umuntu ugeze hano bwa mbere ko ijambo rya Imana TV ari umuyoboro unyuzwaho ijambo ry'Imana. Turagira ngo tubwire abantu rero ngo igihe dukurikiye utarigeze ukora kuri subscribe, iragaragara mu ibara ry'umukara, wakoraho kugira ngo igihe cyose dushyizeho ikiganiro ujye ubona ubutumwa bukubwira ko dushyizeho ijambo ry'Imana. Kandi turakangurira abantu badukurikira kujya badukurikira bakurikiranya ikiganiro ku kindi, kuko iyi package Imana iduhaye ntabwo ari ibintu bitari ku murongo. Ibi ni ibyigisho kandi bikurikirana. Umuntu uzadukurikira azahabwa umugisha muri ibi byigisho, muri iri jambo ry'Imana. Umuntu uzadukurikira Imana izamutabara, Imana izamurengera. Turagira ngo tubwire abantu ngo Kristo Yesu aracyakora, Kristo Yesu aracyariho, Kristo Yesu aracyashakwa akabonwa. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana tukuzaniye rero, igihe wumvishe unejejwe naryo, wumvishe ijambo ry'Imana hari uri gukuye, hari aho uri kugejeje, ni byiza ko nawe udufasha uyu murimo, tugafatikanya twese uyu murimo, ugasangiza bagenzi bawe nabo bagafashwa n'iri jambo. Muri kino gihe abantu benshi kubona ijambo ry'Imana biragoye, abantu benshi kubona ijambo ry'ukuri biragoye, ariko niba udukurikiye tukaba tukugireho umugisha, nawe uzatugireho umugisha, n'abandi bakugireho umugisha. Iri jambo ry'Imana uryohereza abandi, abantu bongere bumve ijambo ry'Imana, abantu bongere bagire umugisha ku Mana. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, urakarama. Muri uyu mwanya rero tuzanye icyigisho kivuga ngo icyampa ugahura na Yesu. Icyampa wowe utarahura na Yesu ugahura na Yesu. Icyampa kandi nawe utekereza ko wowe na Yesu ukisuzuma, wowe ukamenya koko ari Yesu mwahuye. Ndagira ngo nkubwire ngo uhuye na Yesu amateka arahinduka, uhuye na Yesu ibintu birahinduka, uhuye na Yesu uba umuhamya wo kumuhamya. Ndagira ngo nkubwire ngo icyampa ugahura na Yesu. Imana iduhane umugisha. Muri iri jambo tugiye gufashwamo, turasoma ahantu habiri. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko. Turasoma igice cya 16, duhere ku murongo wa mbere tuze kurangiza wa 6. Mariko 16 rimwe kugera kuri 6. Tuze no gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 13 tuze kurangiza wa 17. Muri iyi mirongo yose turaza kurebera hamwe uburyo abantu bakeneye gushaka Yesu ariko bakamushakira hadashakirwa.
bakaba bakibeshya ko Yesu bamubonye, nyamara inzira banyuzemo bajya kumushaka atari inyurwamo. Bakaba bakibeshya ko babonye Yesu, nyamara aho bagiye gushakira Yesu atariho Yesu ari. Ndagira ngo mbwire abantu ngo wowe udukurikiye, wowe uzadukurikira, nkubwire ngo icyama ugahura na Yesu. Nkubwire ngo Yesu uhure na Yesu, akwiyereke, umubone, ube umugabo wo kumuhamya. Imana iguhe umugisha. Reka dusome Mariko 16 duhere ku murongo wa mbere. Titire iravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Kuzuka kwande? Kwa Yesu Kristo. Haranditse ngo isabato ishize Mariya Magadalena na Salome na Mariya nyina wa Yakobo na Salome, abagore batatu, bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Barabazanya bati, ninde uri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro? Ariko bararamye babona igitare kibirinduwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera. Baratangara cyane. Arababwira ati, mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano. Dore aho bari baramushyize. Nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti, arababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Bava mu gituro batangara, bahinda umushyitsi, nuko barahunga. Ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinye. Imana itugire neza. Muri iri jambo harimo abagore batatu b'intwari. Bagiye kureba Yesu aho yari yagize gute? Yashyinguwe, cyangwa mumva bari baramushyinguyemo. Ku munsi wa gatatu, ku munsi wa mbere w'iminsi w'isabato, ku cyumweru kare mu gitondo ku munsi wa mbere w'isabato, bazinduka bagiye ku gituro ngo banagezeyo izuba rirashe. Turaza kubigarukaho. Reka dusomere mu Byakozwe n'Intumwa iki gice cya 19 umurongo wa 13 turangiza wa 17, tuvugire rimwe kuri aya magambo hanyuma dusenge Imana. Ariko turi ku cyigisho kivuga ngo icyama ugahura na Yesu. Yesu akwiyereke, Yesu uhure na Yesu muri iri jambo. Icyama ugahura na Yesu, icyama Yesu mugahura, ukaba umugabo wo kumuhamya, nawe ukamuvugira, nawe ukamukorera. Izina ry'Imana nirishimwe. Reka dusome Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 19. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 19 umurongo wa 13 kurangiza wa 17. Reka dusome. Haranditse ngo, ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Abo bahungu 7 bo kwa Sikewa yari umwe mu batambyi bakuru, abantu bakora umurimo w'ubutambyi, baba ku isinagogi, baba hafi aho ngaho Abayuda basengeraga. Abana b'umutambyi 7 nabo ngo bihimbiye uburyo bwo kujya bagenda birukanamo abantu abadayimoni, ngo bavuga ngo turabirukanye mu izina rya Yesu Pawulo avuga. 15 bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebwe muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeza ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Imana itugirire neza. Reka turekera aha. Tuzanye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo akwiyereke. Kandi twakubwiye ngo
ushobora kujya gushakira Yesu hadashakirwa, ushobora kwicara ukiringira ko Yesu wamubonye, ariko waragiye kumushakira muri panya. Inzira zo gushaka Yesu zirazwi, ziraboneka, nta bwiru burimo. Umuntu niyihana ibyaha bye, umuntu akizera, uwo muntu akabatizwa, uwo muntu azakizwa, niko Bibiliya yavuze. Umuntu wizeye Kristo amaze kubona ubugingo, ariko utamwizeye amaze gucirwaho iteka. Mbese wizeye Yesu Kristo w'i Nazareti? Cyo ni icya mbere, niyo ntambwe ya mbere. Urizeye? Wizeye ko Kristo ari umwana w'Imana? Wizeye Kristo ko ari ibibanza byo kwizerwa? Ese wizeye Kristo ko ari byose? Wizeye Kristo wavuye mu ijuru agasamwa ku bwa Roho Mutagatifu, akabyarwa na Mariya, akavuka, akaza mu isi, akavuga ubutumwa, igihe kikagera akagambanirwa, akabambwa, akajya ku musaraba, akaducungura, akamena amaraso, agapfa, agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka, akazukana ubutware bwose bw'urupfu na Satani, yambuye Satani imfunguzo, ubwo butware akabuzukana, agakingurira abera. Imana ishimwe. Uwo Kristo uramwizeye? Iyo ntambwe ya mbere. Uwo Kristo wagiye gushaka uramwizeye? Wizeye ko ari Kristo uboneka uriho? Imana itugire neza. Dusomye amagambo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko. Duhereye ku gice cya 16 tugera ku murongo wa mbere. Aba badamu batatu Yesu amaze gupfa, amaze guhambwa, abantu basubiye iwabo mu rugo, abantu bagiye barira, abantu bagiye bafite agahinda, bavuga bati wa muntu w'Imana, wa muhanuzi, wa muntu waje avuga ko ari umwana w'Imana bamwishe, wa muntu wakijijemo abantu abadayimoni, wa muntu wakijijemo abantu indwara. Muri aba bagore batatu hari harimo n'umugore Yesu yirukanyemo abadayimoni ngo 7, nawe wahoraga amukurikira ku manywa na nijoro. Agira agahinda aravuga ati wa muntu, Imana ishimwe, wa muntu wankijije, wa muntu wanyirukanyemo abadayimoni, wa muntu wankijije nari ndushye, wa muntu wankijije nari meze nabi, dore bamwishe. Abantu bafite agahinda, umutima ibabaye, bavuga ati bamwishe, ibye byarangiye, ntabwo imirimo izongera gukoreka, ibitangaza ntibizongera kubaho. Bafite agahinda, barakararana umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri abantu bababaye, umunsi wa gatatu rero, ku munsi wa kabiri ngo bajya kugura ibihumura neza, bagura imibavu. Ku munsi wa gatatu barazinduka kare mu rukerera, ku wa mbere iminsi 7 bazinduka bagiye ku gituro kugira ngo basige umwami wabo Yesu Kristo, bamusige ibihumura neza. Bavuga bati byari byo byose, nubwo wigendeye ariko watugiriye neza, nubwo wigendeye twatabawe ku bwawe, nubwo wigendeye iyi mirimo n'ibitangaza by'iyagutumye twarabibonye. Imana ishimwe. Aba bantu bagiye gushaka Yesu nk'umuntu wapfuye, abantu bagiye gushaka Yesu nk'umubiri uri mu gitaka kandi ugomba kubora. Aba bantu bagiye gushaka Yesu nk'umuntu ibye byarangiye. Imana ishimwe. Ndimo ndakubwira ngo icyamugahura na Yesu wanyawe, icyama Kristo akakwiyereka mu buryo bwose bushoboka, icyamugahura na Yesu, icyama Yesu mugahura. Aba babyeyi bafite intimba, aba babyeyi bababaye, ababyeyi bafite agahinda, kuri uyu munsi wa gatatu bazinduwe no kujya gushaka Yesu nk'umuntu wapfuye, bazinduwe no kujya gushaka Yesu nk'umuntu umubiri we uri ahantu mu irimbi, uri ahantu mu mva, uri ahantu byarangiye. Nyine bafite n'agahinda bavuga bati uyu muntu waturukanyemo abadayimoni niyigendere, twaratabawe, niyigendere, yaratugaburiye, niyigendere, twarambaye, niyigendere, byaratunganye rwose, ubwo byarahuye. Abantu bari bamaze kwiyakira ariko bibagiwe ibyahanuwe. Imana itugire neza. Reka ngaruke kuri aka kantu, bibagiwe ibyahanuwe, ko byahanuwe ko ku munsi wa gatatu azazuka, kandi ko yasize ababwiye, akababwira ati nzababanziriza hehe? I Galilaya, muzansangayo, nge nzagerayo kare. Nubwo umunsi wa gatatu
nzazuka umwana w'umuntu bikwiriye ko agambanirwa akabambwa agapfa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Imana ishimwe. N'igihe yabwiraga abantu akababwira ati nimusenye urwo rusengero ngewe nzarwubaka mu gihe cy'iminsi 3. ngo yavugaga umubiri we, ntiyavugaga inzu y'urusengero. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu Kristo Yesu arazutse rero, kandi abagore bagiye kumushaka nk'umuntu ukiri mu mva utarazuka. Bibagiwe ibyahanuwe, bibagiwe ibyanditswe kuri Yesu Kristo w'i Nazareti. Bageze rero ku gituro mu rukerera, bahageze kare kare ngo izuba rirashe, bazamuka bibaza bavuga bati se ninde utubirindurira igitare, ko hari igitare kinini bashyizeho, bagashyiraho n'abarinzi bo kuharinda. None ko tujyanye bihumura neza, icyo cyo turacyemeranywaho ko tugiye kumusiga kugira ngo akomeze aruhukire mu mahoro, umubiri we rwose habe hahumura, mbese nk'agaciro bahaye umubiri wa Yesu, agaciro bahaye imirimo bakoranye na Yesu. Batangira kugenda bibaza ngo ninde ubirindurira igitare, ninde uza kutubirindurira igitare. Ariko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo marayika w'umwami Imana yaraje abirindura igitare. Imana ishimwe. Yaraje abirindura igitare ngo arangije akicaraho. Hanyuma rero aba bari kuzamuka bibaza uza kubirindura igitare, ngo bubuye amaso barebye ngo babone igitare gikuweho kibirinduwe kigiye hirya y'imva. Ngo baragenda binjira muri ya mva, bagezemo imbere ngo basanga harimo umusore wambaye imyenda yera, basanga hari marayika wicayemo. Ngo arangije ngo yicaye hariya hirya, ngo bamukubise amaso baratinya. Ariko ababonye aravuga ati mwitinya, mwigira ubwoba, ndabizi ko ari Kristo w'i Nazareti muri gushaka. Imana ishimwe. Haleluya. Aravuga ati ndabizi ko ari Kristo w'i Nazareti muje gushaka. Aravuga ati ariko rero reka mbabwire, Kristo Yesu ntari hano. Imana ishimwe. Aravuga ati Kristo Yesu ntari hano, ahubwo yazutse nk'uko yabibabwiye ko azababanziriza i Galilaya. Aravuga ati ahubwo rero reka mbabwire, reka mbagire inama, nimugende mubwire abigishwa be, ariko cyane cyane mubwire Petero, wa wundi yavuze ko azubakaho urufatiro rw'itorero. Mugende mubabwire, mubahamirize, mubabwire ko yazutse kandi ababanziriza i Galilaya. Baragenda rero, ariko iri jambo ryatubwiye ngo bagiye bafite ubwoba, bavuga bati ibi ni biki byabaye, ngo ntibagira n'umuntu babibwira kuko bari batiye. Mana tugire neza. Nshuti mwene data dukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo kuki mushakira umuntu muzima mu bapfuye, kuki uri gushakira Yesu ahadashakirwa. Turaje tugire hariya mu byakozwe n'intumwa, kuki uri gushakira Yesu ahadashakirwa, kuki uri gushakira Yesu aho bidashoboka, kuki uri gushakira Yesu mu nzira zidakwiriye kandi inzira nyazo zihari, aho bashakira Yesu. Yesu hari ibyahanuwe, byari byarahanuwe ko azazuka ku munsi wa gatatu kandi akababanziriza i Galilaya. Bakagiye bamusanga, bagasanga yagezeyo, ariko bo bajya ku gituro, bajya kumva kumusiga ibihumura neza, basanga Yesu yagize gute? Yazutse. Imana itugiriye neza. Yarazutse rero nkuko yari yabivuze. Imana ishimwe. Tujya tuvuga ngo Yesu yavuye mu gituro, tukavuga ngo ubwoba nibushire, abantu nibahumure. Iyo aza guhera mu gituro, ibyiringiro by'abera byari kuba birangiye. Ariko dufite ibyiringiro ko Yesu yazutse agatsinda urupfu na Satani. Urupfu ntiruteye ubwoba abantu b'Imana, urupfu ntiruteye ubwoba abantu b'Imana, yewe na Satani ntateye abantu ubwoba, abantu bakurikiye Yesu, kubera ko imbaraga urupfu rwari rufite no kunesha kwarwo Kristo Yesu yarabyambuye, yambuye Satani ifunguzo, nta burenganzira afite ku muntu w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo rero aba bantu bagiye kureba Yesu kandi basanze imvira arangaye, bavuyemo bafite ubwoba. Ariko Imana ishimwe, bari bateye intambwe yo kujya kureba Yesu. Nubwo bibeshye bakajya kumureba mu gihe kitari gikuriye cyo kujya kumurebera hari, bakajya kumurebera aho atari, kandi birengagije ibyahanuwe byari bihari. Ariko barangije bajya kumushakira aho yamaje kuva kare. Mu yandi magambo, yazindutse karazuka agenda, hanyuma bo nabo bazinduka bajya kumureba. Ariko aba babyeyi, Imana ibahumugisha, bashobora kuba bari bavuze bati ku munsi wa gatatu azazuka. Ahari ashobora kuzuka saa sita, ahari ashobora kuzuka, wenda birashoboka. Ariko ndagira ngo mbabwire, marayika twasomye ijambo, marayika abwira abantu, ababwira ati nyamara kuki mushakira umuntu muzima mu bapfuye? Ntari hano, yazutse. Nimugende mubwire abigishwa, kandi mugende mumenye ko yavuze ko muzamusanga i Galilaya. Ndagira ngo mubwire ngo Kristo Yesu ni muzima. Haleluya. Kristo ni muzima.
Kristo Yesu ni muzima. Ndagira ngo mbwire abantu b'Imana ngo Yesu ni muzima. Abaririmbyi bararirimbye ngo ni muzima, ni muzima, ni muzima. Ndagira ngo mbabwire ngo ni muzima koko. Uyu munsi ariho araboneka akagaragara. Ahubwo icyigisho twavuze ngo icyamugahura na Yesu. Ntukomeze kumwumva mu mibare ngo bakubwire ngo ni muzima Yesu mutarahura. Icyamugahura na Yesu. Rwose nawe ugahura na Yesu. Ukaba umugabo nyamugabo wo guhamya, ukamenya ko Kristo Yesu ariho. Imana ishimwe. Hanyuma rero tugeze hariya mu byakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa 13 haratubwiye ngo bamwe mu nzererezi, Imana ishimwe, baratubwiye ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti turabategetse cyangwa ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 bo mu Yuda bitwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru bagenzaga bati. Aba bahungu 7 n'abandi b'inzererezi batewemo n'umwuka wa dayimoni wo kugenda biyoberanya ngo bavuge ngo nabo ubwo ngubwo baragenda mu izina rya Yesu, ariko kandi Yesu batahuye nawe, Yesu batamenye hayi na habari, Yesu batigeze namba bamenya ngo ni muntu ki, Yesu batigeze namba bamenya ngo ni wahehe, Yesu batigeze namba bamenya ngo ateye ate, Yesu batigeze namba bamenya ngo akora ate, Yesu batigeze namba bamenya ngo tageti misiyo ye ni iyihe ku isi. Nta makuru namba bari bafite kuri umugabo bita Yesu. Ariko babonye Paulo akora imirimo n'ibitanga, babonye Paulo akiza abarwayi, babonye Paulo mperutse kubabwira ko ahangaha muri Aziya Paulo yakoze y'imirimo n'ibitangaza akoreshejwe na Kristo Yesu akorera muri we, ngo ku buryo bafataga n'umwenda n'agatambaro kavuye kakoze ku mubiri wa Paulo bakagenda bakakarambika ku muntu, uko kwizera bari bafite kukabasha gukiza indwara ya wa muntu. Hanyuma rero abantu babonye imirimo n'ibitangaza biri gukoreka mu izina rya Yesu akoresheje Paulo, baravuga bati natwe rero hano hantu harimo misiyo, hano hantu harimo gahunda, reka natwe twigire nk'abantu bagiye kwirukana abadayimoni. Bibiliya yatubwiye ngo zimwe mu nzererezi ngo nazo zikajya zigenda zirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Paulo avuga, ariko zikabirukana atari mu izina rya Yesu bazi, atari mu izina rya Yesu bahuye nawe. Ndagira ngo mbwire abantu ngo icyampa Yesu mugahura, cyampa Yesu mugahura, cyampa abantu bagahura na Yesu, abantu bavuga Yesu bagahura nawe. Icyama abantu bose bahagurukiye kuvuga Yesu bagahura na Yesu. Byaba ari byiza abantu bakiga guca bugufi, abantu bakwiga kwihangana, abantu bakwiga koroha, abantu bakwiga guhugurika, abantu bakiga rwose kugirwa inama, abantu bakiga bakayoboka, abantu bakiga kumenya Imana. Icyama ugahura na Yesu. Izi nzererezi nazo zibwiraga ko zirukanagamo abantu abadayimoni ngo zibihimbiye ubwo buryo. Hari abantu bihimbira uburyo bavandimwe, hari abantu bihimbira uburyo bakavuga bati rero natwe twabikora gutya tukagenda twiyorobetse muri rya zina. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi ngo ninjire mu bintu byinshi muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu ngo icyamugahura na Yesu, icyama abantu bagahura na Yesu. Twagiye tubona abantu bafite uyu mwuka w'izi nzererezi wakopeye uko Paulo yakoraga ibitangaza mu izina rya Yesu, bagakopera bakavuga bati ubwo ategeka akavuga mu izina rya Yesu, natwe reka natwe tugende tuvuge muri iryo zina rya Yesu. Ariko Paulo avuga, Paulo we rero yirukanagamo abantu abadayimoni akoresheje izina rya Yesu yamenye. Bahuye cyagiye, aleluya, atungurwa n'umucyo, bagahura akamubaza ati Paulo ndenganyiriza iki? Paulo akavuga ati urinde? Saulo akabaza turinde ngo nkwizere? Ahavuga ati ni ngewe Yesu, aleluya. Avuga ati ni ngewe Yesu w'i Nazareti urenganya. Avuga ati rero ninde nka kwizera? Ndagira ngo nkubwire ngo Paulo yari yarahuye na Yesu. Icyamugahura na Yesu, icyamugahura na Yesu, ukarambika ibiganza ku barwayi warahuye na Yesu, ukavuga mu izina rya Yesu uzi. Apana kugenda uvuga ngo mu izina rya Yesu Emmanuel avuga, mu izina rya Yesu Jean Paul avuga, mu izina rya ukagenda uvuga ngo mu izina rya Yesu namenye nzi nakurikiye. Icyamugahura na Yesu,
mwene data inshuti z'umusaraba mwe mudukurikiye, ndabahamagarira kugira ishyaka n'inyota byo gushaka guhura na Yesu. Mbese urashaka guhura na Yesu? Urumva ushaka guhura na Yesu? Urumva wifuza guhura na Yesu? Urumva nawe waterwa ishyaka n'umwete byo guhura na Yesu? Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka guhura na Yesu birashoboka. Abantu ntibave kuri tekinike abantu bishyiriyeho ngo mu izina rya Yesu runaka avuga ngo nabonye kanaka bikora biremera. Ni nacyo cyakururiye akaga abantu muri iyi minsi. Abantu bagiye bagendera muri uyu mwuka bakavuga ngo mu izina rya Yesu bakanaka bavuga, nabonye babikora bigakunda, nabonye babikora bikemera. Ariko Yesu mwarahuye, uyu Yesu mwarahuye. Imana itugire neza. Twasomye hepfo gato aba bantu bihimbiye buno buryo rero bahuye n'ingorane umunsi umwe, bahuye n'ingorane. Ndagira ngo nkubwire ni nazo ngorane abantu bafite muri iyi minsi, abantu bahuye nabo nazo muri iki gihe. Ngo abantu bihimbiye buno buryo bwo kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, Pawulo avuga baragiye umunsi umwe rero bayobera ku muntu wari urimo abadayimoni babirindutse. Hanyuma ngo abadayimoni barangira bavuga tumva rero abo mwirukanye mwarabirukanye, abo ngabo bari bantakigenda, ariko twebwe muhame hamwe tuvugane namwe. Baravuga ati uwo Yesu muvuga twe turamuzi ni danje. Uwo Yesu muvuga yaraje aradukanga, twese tugwa igihumure, dufite amakuru ateye ubwoba, anageza twese turibwiriza tugacaho. Uwo turamuzi, dufite amakuru. N'uwo Pawulo muvuga nawe turamumenye, kubera ko uwo Pawulo nawe muri iyi minsi muri bino bice arimo arabica bigacika, arimo arakora umurimo. Bene data, iyo umuntu akora umurimo neza aramenyekana, kandi Satani nawe aramuhiga akamurwanya, kuko iyo uri gusenyera Satani ntabwo yakwishimira uwo murimo. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo abadayimoni nabo bari babizi ko Pawulo muri ako gace arimo akoramo umurimo. Ntabwo Satani ayoboye rero ko umurimo w'Imana urimo ukorwa. Bene data, mutebe ishyaka n'umwete byo gukorera Imana muri iki gihe. Ni mube maso, murinde ubugingo bwanyu, kuko Satani arabizi ko muri mu murimo, kandi arabazi neza. Ibarura barifite, ibikorwa bikorwa buri munsi, abihana bagahindukirira Yesu, Satani ababireba, kandi nawe ahanganye no kugira ngo nawe abone iminyago. Ndagira ngo nkubwire ngo abadayimoni barabwiye bati uwo Yesu muvuga turamuzi cyane cyane, tumuzi kubarusha uko mwe mu mutwe, turamuzi, twaramwiboneye, yaraje yadukozemo mukwa, dufite amakuru ahagije kuri we afatika. N'uwo Pawulo muvuga nawe tumaje kumumenya. Muri iyi minsi turimo turamwumva, imirimo ari gukora akoreshejwe n'uwo Yesu turayumva. Abadayimoni arimo yirukana turimo turabireba, uwo murimo mwiza uri gukorwa muri Aziya turimo turawureba. Mwebwe muri bande? Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Wowe urinde? Wowe urumva urinde? Yesu mwarahuye? Urumva Yesu umunsi? Urumva waragiye gukora mu izina rye? Yesu mwarahuye? Yesu waramubonye? Yesu uramuzi? Dutewe rero ibibazo n'uyu mwuka. Uyu mwuka wakoreye muri bano bana b'inzererezi, muri abo bajeni, muri abo bantu sinzi ikigero cy'imyaka bari barimo, ariko ngo ni inzererezi, zimwe mu nzererezi zaho ngaho aho Pawulo yari ari mu Buhinde, ari mu ivugabutumwa muri Aziya. Imana itugire neza. Hanyuma rero izi nzererezi zahuye n'akaga. Ngo uyu muntu wari utewe na dayimoni yahise abasimbukira, abarusha imbaraga, bashwanyurizaho imyenda, ngo basohoka ngo muri iyo nzu biruka bafite inguma, bakomeretse, bambaye ubusa, imyenda iyo cagagujeho, abarusha imbaraga kubera ko Yesu bavugaga atari bamufite. Ndagira ngo mubaze ngo Yesu waramubonye? Yesu mwarahuye? Ariko iki cyigisho kiravuga ngo icyamugahura na Yesu. Niba ugize ishyaka kumva urashaka guhura na Yesu, Imana ishimwe. Abantu mudukurikira, ndagira ngo mbabwire ngo niba ushaka guhura na Yesu birashoboka. Icyampa Yesu akakwiyereka, nawe ugafata umwanya ukavuga utariko ibyo ari byo byose. Nanjye nagiye kuvuga Yesu tutarahura, nanjye nagiye nkora ibitangaza mu izina rye, ariko ntaramubona. Hari abantu benshi rero bagiye bahura n'ingorane. Hari abo tugenda tubona bashyira mu nzu z'imbohe, bazira amanyanga, bazira amafuti, kandi ngo bari gukora mu izina rya Yesu. None se umuntu yakora mu izina rya Yesu bakamuhora kwiba? Nese umuntu yakora mu izina rya Yesu bakamuhora ibyaha runaka? Umuntu yakora mu izina rya Yesu bakamuhora amacakubiri? Umuntu yaza akora mu izina rya Yesu baharageze bakamuhora
Imana itugiriye neza. Icyampa ugahura na Yesu, icyampa ugahura na Yesu. Wahura na Yesu bakaguhora kwiba? Waba wahuye na Yesu bakaguhora kwicana? Wahura na Yesu bakaguhora ubusambanyi? Ubuse wahura na Yesu ngo amacakubiri, ngo umuntu ngo yavugaga Yesu, ngo yavugaga Imana, akigisha abantu gucamo abantu ibice, kandi ngo yahuye na Yesu? Hari abantu rero bakwiye guhura na Yesu, kandi aba bantu bahuye n'akaga. Akaga bahuye nako gahwanye n'ako izi nzererezi zahuye nako. Zirakubiswe, imyenda ibacikiyeho, bagiye ari inguma, ibaza biramenyekana, abantu bose babona ko ba bantu bwa buryo bihimbiye bitabahiriye. Ndagira ngo mubwire ngo uburyo bwose wakihimbira niba Yesu mutarahuye, ukagenda uvuga mu izina rye uwo utabonye utamenye, ufite akaga gakomeye. Ariko ndagira ngo muri uyu mwanya twisengere Imana, dusengane n'abantu bashaka guhura na Yesu, dusengane n'abantu bashaka guhura na Yesu. Yesu mugahura ukamumenya, ukagenda ukamwamamaza mwarahuye, ukajya kwamamaza Yesu wabonye. Imana ishimwe. Ukajya kuvuga Yesu mwahuye, ukajya kuvuga Yesu mwabonanye, mukagirana ikiganiro, ukajya kuvuga Yesu wabonye imirimo n'ibitangaza. Mbese nawe ukaba umugabo nyamugabo wo guhamya Yesu, ufite amakuru, mwarihuriye imbonangone, ukaba nawe wahagaruka ukavuga uti ngewe uyu Yesu namenye, naho byaba ari ugupfa. Haleluya. Uyu Yesu namenye, naho byaba ari ukugira gutya bikarangira, kubera ko twahuye. Twagiye tubona abantu benshi bagiye baba icyitegererezo cyiza. Imana ishimwe, kubera ko bahuye na Yesu, bakamenya uyu mugabo bita Yesu, bakavuga bati rero tugiye kubica, bakavuga ati yewe ntacyo mwaba mukoze, kubera ko Yesu twamenye ntabyo kumwihakana bihari. Twahitamo kwigendera, kuko n'ubundi turi abashyitsi n'abimukira, igihugu tujyamo cyo mu ijuru Yesu yatuzigamiye icyicaro. Haleluya. Akavuga ati Yesu yatuzigamiye icyicaro, turumva dukumbuye gakondo. Bene aba bantu bamenye neza Yesu, bahuye na Yesu, ntacyo wamukangisha, ahagaze azi neza ko ari umushyitsi n'umwimukira, kandi ajya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero ndagira ngo mubwire ngo ngwino uhure na Yesu. Ese urifuza guhura na Yesu byibura? Ese ibyo wagoretse nawe niba waratewe n'uyu mwuka, ukumva urashaka kugenda uvuga mu izina rya Yesu, ariko wumvanya abantu, wowe utigeze ubona uwo Yesu. Niyo mpamvu abantu benshi bagenda batekinika. Umuntu akavuga ngo ndasengera abantu ngo baze gukira indwara, kubera ko atahuye na Yesu, ngo Yesu ari gukorera muri we, indwara ntizizakira, ahubwo yarangiza nawe uwo muntu akamukora ibintu by'ubupfumu, kubera ko azi ko Yesu ntibahuye. Ariko kandi aza ahantu Satani ngo bajyana abantu kubavuza, kubera ko atahuye na Yesu ngo yemeze Yesu yahuye nawe, azakujyana mu bapfumu nyine, azagukora ibintu by'ubupfumu, afata ibintu aterateranye, akwereka ibintu biteye ubwoba, ngo dore ngibi, kuko abantu bamaje kuba abantu babaye ibikange, abantu Satani yamaje kubamaramo umutima, abantu bamaje kugira ubwoba, bahagaze ku kinyoma gikomeye, kandi abantu nta byiringiro by'ubuzima bafite. Rero iyo babonye umuntu babwira ngo dore Satani azanye ibintu bikomeye, dore ngibi bimeze gutya, kubera ko nta Yesu hari, abantu bacika urondogoro, bakagira ubwoba, bakavuga ati rero dufashe ibyo bintu bidukize. Ndagira ngo mubwire ngo icyamugahura na Yesu, cyamugahura na Yesu ku giti cyawe, indwara zirakira, abantu baratabarwa, abantu birukanwamo abadayimoni. Mbese icyamugahura na Yesu. Mwifurije guhura na Yesu, mwifurije guhura na Yesu w'i Nazareti, mwifurije guhura na Yesu, mwifurije guhura na Yesu. Nawe ngo wumve Yesu, nawe ngo umenye Yesu, ukorane nawe ku giti cyawe. Mwifurije guhura na Yesu. Muri iri jambo gira icyifuzo cyo guhura na Yesu. Niba nawe waratewe kandi n'uyu mwuka wo kugenda uvuga Yesu utazi, utahuye nawe, Imana ikugirire neza, usubire ku rufatiro, icyama ukiyunga n'Imana, bikitwa uyu munsi ukavuga uti nanjye ndashaka guhura na Yesu, najyaga kuvuga mu izina rye ntamuzi, icyama nkahura nawe. Abantu benshi Yesu yaravuze ngo hari abantu benshi kuri uwo munsi bazambwira ati data twigishaga mu izina ryawe, twahanuraga mu izina ryawe, twabwirizaga mu izina ryawe. Ariko kandi arangiza akavuga ati reka da, abo nzaberurira icyo gihe mbabwire ko ntigeze mbamenya. Bene data nshuti z'Imana, mureke dushake guhura na Yesu, muze dushake uburyo duhura na Yesu, atwiyereke, kugira ngo ejo atazavuga ati sinakumenye. Kandi twarabwirije, twarahanuye, twararirimbye, twarakoze imirimo, twarabatije abantu, twarahuguye abantu, twarakoze imirimo myinshi, ariko Yesu akazavuga ati ibyo byose nubwo wabikoze wagize neza, ariko njye sinari nkuzi, warikoreraga, wari ufite ibindi urarikiye.
badukurikiye kuko abantu benshi bakurikiye inyungu z'iby'ubuzima kuruta uko bakurikiye ko abantu bava mu byaha. Ndagira ngo ubwire ngo nturahura na Yesu, icyampa ugahura na Yesu kuri uyu munsi, ugahura na Yesu byibura igihe gitoya, Yesu mugahura nawe ukavuga uti Yesu namubonye. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu uzahura na Yesu, umuntu uzi ko yahuye na Yesu, azatwandikira tubwira ati Yesu naramubonye, Yesu ndamuzi, nahuye na Yesu. Kandi nawe utewe ishyaka n'umwete byo gushaka guhura na Yesu, turagusengera mu izina rya Yesu. Yesu akwiyereke, uhure na Yesu. Kwizera kwawe, Yesu yaravuze ngo bishobokere uwizera. Zamura kwizera kwawe, ushake, ugire ishyaka, nyoterwa no gushaka guhura na Yesu. Kandi Yesu arareba, Yesu arakwitegereza mu mutima, icyo ushaka arakibona. Imana ishimwe, icyo ushaka arakibona kandi icyo umukeneyeho arakireba. Ndagira ngo nkubwire ngo zamura kwizera dusenge, hanyuma kandi tukubwire ngo Yesu akwiyereke. Icyampa ugahura na Yesu, Yesu nakwiyereke mu izina rya Yesu. Ibyo wagoretse ubizure, ibyo wishe ubizure, kandi uhereye uyu munsi ntukongere gukora icyaha ukundi. Uhereye uyu munsi ugendane na Yesu, ugende mu nzira igororotse, ugende mu nzira ifunganye Yesu yashyiriyeho abagenzi, kugira ngo nawe igihe gikwiriye uzabe umunyago mwiza, uzagera mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye abantu bose bakurikiye iki kiganiro kandi bagize ishyaka n'umwete byo gushaka guhura nawe. Mwami, ubiyereke, umuntu wese umwiyereke. Icyampa Kristo Yesu, umuntu wese ukamwiyereka akakubona, kandi icyampa umuntu wese ukamuteza intambwe akigira imbere mu buryo bw'umwuka byo kugusobanukirwa, kugira ngo amenye imbaraga z'Imana. Aba bantu batewe n'uyu mwuka wo gukora mu izina rya Yesu batamenye, wo gukora mu izina rya Yesu utarabatumye, Mwami wacu Yesu Kristo, bateye intambwe zo gushaka guhindura ibyo bagoretse, zo gushaka kugaruka ku rufatiro rwiza. Nabo turabazirikanye muri iri sengesho kugira ngo batabarwe barengere abafite ingaruka zabajeho bishingiye kuri uyu mwuka wabateye. Mwami, nabo turabasabiye kugira ngo ubabuhore, ubagirire neza. Imbaraga z'Imana zikorera mu bera zikomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Abarwayi bakire, abarushye baruhuke, abafite ibibazo, intimba n'umubabaro ubakize. Mwami Yesu, biyereke mu buryo bwose bagushakamo. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Urakoze ko bije gusenga kwacu. Duhana umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira bose, bakugire umugisha ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.